se Joye wari utwite bya nyabyo reka mbanze mbisobanure urumva bababaye bazi ko nwite kandi n'ahantu ndajya nyine nta kintu nyine mfite bazi yuko nzabyara umwana wanjye akabaho nabi no kuri channel yanjye zinyuraho of course twakinye filime yitwa ikibazo nuko mu mutwe babitabizi Juwayezu ya pride nukuri ko Imana narayibagiye ndimo ndumva wagenga ndimo kugenda akagera kuri kizigenza of course nyine tu njyewe nyine ndamukunda na undi naririmbira hello my boo wowe nkunda wanzanye imihanda ndagukumbura shu so Ariel wese twarahuye kandi ikindi nta kibazo dufitanye bibaho Yes, tubahaye ikaze n'ubundi ni kuri ya YouTube channel yanyu byose media tubashimira ukuntu muri kugenda muduha sabu zanyu mu byukuri nkuko mwari mwarabidusezeranyije murimo murabikora Imana ibaho umugisha buri ikintu cya mbere cimye Imana ko mutumirwa dusigaye dufite hano ngo asigaye ari pasterine harya pasteri kazi bamwita pasterine asigaye ari pasterine bana umutumirwa urahanga yambwiye ko yakishijwe asigaye arenze naye ndavuganisha ndaza kumutumira ubundi menye why tuguhaye ikaze wibwira abantu barahangaha hasi ubundi umuntu yakivuga cameraman aya shabapi juwayezu wajuno mani nakivuga icyamamare ariko nari buriya ngo iyo umuntu amaze gukizwa ngo hari ikintu Imana ko kantu kanejeje cyane ngo iyo umuntu amaze gukizwa ngo hari ikintu gihita kimuzamo icyambere ngo nukwicisha bugufi ubundi juwayezu narinzi ko nanamutumiye atapfa no kuza kuri YouTube channel yacu ariko yaje Imana igumushya juwayezu nambwe ya mbere yo gukizwa intambwe ya mbere yo gukizwa uri kubona atari amahoro uri kubona ari ikibazo kwere si amahoro ni ikibazo koko se ni amahoro warakijijwe se warakijijwe oya ariko n'ubundi perfect n'ubundi njye nsanzwe nkijijwe Joye Yesu ashimwe ahimbazwe mbona kureba nkumva nyine mundi nakijijwe mbona kureba nkabona utuntu twishimo tukurimo mbega ko wakiriye agakiza wakubwira umujinya undi Joye mvase kandi buriya reka nkubwire ntago uko umuntu ameze mu mutima koze ntago ariko agomba kwigaragaza inyuma ugomba kwigaragaza nk'umuntu umeze fresh umeze neza apana nyine kwigaragaza nk'ibikurimo mo imbere yashaje abantu bose bafite ibibazo muri iyi si niba ufite ikibazo ugeze ngo ufite ikibazo ntukivuge ariko nyine niyo ikibazo gihari abantu bamenya ko dufite ikibazo urabona nishimye urishimye nyine inyuma ariko urumva ko mu mutima ntago wishimye ntago nishimye ariko Imana irabizi kandi ni ibintu bikwiye gukemuka Imana niyo mugenga kandi ibintu biraza kugenda neza wa mugani wasabe oya ariko si n'uwa mugani ariko ibintu byose birimo nyagasani iteka bigenda neza Joye suhuza abakunzi bawe bagukunda kandi bakagukurikirana ndabasuhuje mu izina rya nde bwa Yesu Kristo we Nazareti niyo mpamvu navugaga ngo ni Pastorine Juwayezu man ngiye kuva natangira kubona ibiganiro bya Juwayezu nibwo numvise ijambo rivuga ngo mu izina Joye aho naga kuko reka nkubwire cameraman perfect nawe nukajibeshya n'ubwa mbere ubyumvishe yes nibwo bwa mbere nge nabyumva ndetse ndahita nanabihuza n'abantu muri iyi minsi bamaze igihe bavuga ngo bati Juwayezu ngo afite ibibazo byinshi cyane ngo bimwe mu bibazo afite ni ukwibaza ngo ahantu umva bro ngo ahantu indaye yagiye abantu basigaye bibaza ngo ahantu indaye yagiye ntago byaba ari ikibazo cy'uko wakijijwe kubera ko wari ubonye ko abantu bakugarije ku kibazo kijyanye n'inda inda ijyanye n'iki Joye mfite amakuru atari ivumbi kutwi wari utwite mu minsi ishize warabyaye ntago nabyaye icya kabiri ntago waba warakijijwe kubera ko wari ubonye ko abantu batangiye kukugariza nyine ukavuga ati ngereke negereye Yesu kuko ari ubizi mbere ntago nari nkijijwe
akasegenda ariko ubu ngubu biro official sibyo ikintu cya mbere kuba umuntu yakora ikosa ntibivuze yuko adakijijwe ntibinavuze yuko atari umukobwa w'Imana nuvuga ngo wakoze amakosa kandi urayemera nta makosa nakoze sibyo ariko abankunda muri rusange nabakoreye amakosa kubera iki impamvu mvuga ko nabakoreye ikosa hari abakobwa bankunda benshi cyane n'abasore bashyiremo koze abakobwa nibo bambwiye ko bababaye nyine bababaye kubera iki kubera ko nwite nta kintu ndageraho nta hantu ndagera none se Joye wari utwite bya nyabyo reka mbanze mbisobanure urumva bababaye bazi ko nwite kandi nta hantu ndagera nyine nta kintu nyine mfite bazi yuko nzabyara umwana wanjye akabaho nabi sibyo ibyo bintu byarabababaje birabababaza ariko aho bamenyeye ko ntatwite byarabashimishije none se ukuri ni ukuhe ukuri kwawe ni ukuri ntago wari utwite ntago wigeze utwite ariko ntago nigeze ntwite none se aho yaburetse kamerama none se wenda ni nka bya bindi bya DJ Brian ejo bundi twumvaga bavuga ngo yari atwite nawe bakavuga ngo yagiye Nigeria ngo arangije ngo akora iki no twebwe plastic surgery aribagisha mu nda n'ubundi bintu nyine nkuko nyine abantu bamenye yuko nwite bikamamara n'iki nyine bikaba birebire yego koze bagomba kumenya yuko yari prank mani ziko juwayezu asigaye akijijwe mwana mani nje nabyemeye none Joye byari prank twagiye n'indirimbo ya mbere iyo ndirimbo niyo guha ikaze abantu bakurikiye ino cano byose media TV indirimbo ugiye kuririmba ni indirimbo yo guha ikaze ko ntaho tugiye twagwaye ikaze kuri cano usuhuza abafana bawe ariko ntaho tugiye duha ikaze abantu bakurikiye ikiganiro abantu bageze kuri munota bakurikiye ikiganiro bari kubite batemosha Jewe nari oya ngora akarimbo k'Imana ufite niko nshaka bari yasa ntiyamenye akasohoka ndaririmba yanjye n'ubundi nakubitemo umuvasi yashaka nta kibazo okay ariko mfite isoni so nyine njyewe ntago naririmba kuko ninjiye muri gospel of course ariko ngiye kuririmba yanjye yasohoka okay urumva twagiye hello my boo wowe nkunda wanzanye imihanda ndagukumbura shu ndagukumbura shu ndemera nkagenda n'amaguru ubu ikarongi nzi Kigali nzakwiha wese naby'imikino nta kintu uri kumvamo urukundo ruba umuriro Joye iyo ndirimbo amarangamutima yayo ndimo ndumva wagenga ndimo kugenda akagera kuri kizigenza of course nyine tu njyewe nyine ndamukunda na undi naririmbira mu gihe atari we naririmbiye nzaririmbira Imana indirimbo nzaririmbira Imana cyangwa se nzaririmbira abantu zizabakomeza ariko kizigenza izajya ziganza ase arabizi uracyamukunda still n'ubu arabizi ko mukunda mu ndirimbo ze nihe ndirimbo igikunyura nta ndirimbo ye iginyura none se Juno arabizi ko iriya ari prank buriya nagutekereza ko byaba byaramubabaje kuba wari utwite umwana uri ari prank Juno ikintu iyo kimubabaje araza akakimbwira arakimbwira none ntabwo ndi guca mu ijambo wowe umubano we na wajuno ufata gute cyangwa se ubonye rero burereka nkubwire njyewe umuntu nkunda iyo mbonye yishimye nanjye biranshimishije nubwo yakikundira n'abandi nta kibazo pfa kuba yishimye ikibi nuko yababara gusa kandi Joye ibyo ngibyo urizirika ndizirika nyine nose nizirikure gute ndizirika pe cyane rwose ntabwo byaguteranya n'umukunzi we none se umukunzi we hari ikintu hari ubwo turi inshuti cyangwa uzajya uvuga ko ari besito so wajuno twarahuye kandi ikindi nta kibazo dufitanye bibaho ni ibintu bibaho cyane kandi si ngombwa ko ukunze nawe agukunda si itegeko ukunda abandi
nuko bimeze. Joye icyo gikomere uzabasha kubana nacyo mpaka ubuzima bwawe bwose ko Juno ntabwo icyo ngicyo ari igikomere. Hari abantu bahuye n'ibikomere biruta ibyanjye. Kuri iyi saha hari abantu baburara. Of course naburaye niko bajya bambwira ngo byamvamo. Naburaye ari uko nabuze ibyo kurya. Uri gutekereza ku nzara. Ni ukuvuga ngo kumukunda ni umurengwe. Ariko wereka nkubwire n'ubundi pe. Njye bari abantu bambwira ngo naburaye ntago babaza ubuzima ndi gucamo. Ariko niyo mburaye ngomeza kumutekerezaho. Yawe Joye hari ikintu sibyo kikubaho ukumva mu by'ukuri nyine kirakomeye kuri wowe kiranakubangamiye sibyo ugeze i Kigali nyuma ugatwika kuriya ugahura n'umukunzi wawe wihebeye akanakwakira uko yarakwakiriye mu video abantu bose barayazi akagufata kuriya wiyumvisha ute muri wowe? Ikintu niyumvagamo nuko Imana ihari, nuko Imana ihari muri byose. Sinzi impamvu ndi kumva wakubitamo nk'umuvasi w'indirimbo y'Imana ufite kwagiye wana kabisa. Ngiye kuririmba akaririmba keza kazwi n'abantu benshi. Yego. Yezu wanjye nzahora nkuririmba. Yezu ntabwo arakizwa neza. Iyo ndirimbo mpora nyiririmba. None se kuki yibagiwe bigenza biti? Simbuke cy'umugara abagabo bivuge ababyeyi baguha impundu. Wow. Ni wowe rutare rwanjye, ni wowe niringiye. Haryo ndirimbo ni y'abakatolike Korali do Kigali. Reka aririmbe mu kwa mu mavuta. Jewe namubonye atanye kujya mu mavuta. Yezu Yezu wanjye nzahora nkuririmba. Akantu gakurikira aho ngaho nzahora nkuririmba mise nkibanye. Ariko urumva ko Joyeuse byibuze uri mu nzira nziza. Uri mu nzira nziza abantu bawe uracyabafite kandi bazaguhorana. Ibyo ngibyo ndabyizeye. Ninapfa bazamurana. Oya nta kibazo nabwo. Uriya umuntu yapfuye nta kibazo. None se Joye ubu ngubu Imana iguhamagaye wayitaba? Ya nayitaba. Nzi neza ko ndi kumwe n'Imana. Byanyabyo. Ndi kumwe n'Imana hiri amaso ku maso. Ngo nabameze. Joye uzi guhamagarwa kw'Imana icyo bisobanuye? Buriya rero ngize ngo ubyemeye. Ngize ngo ubyemeye utazi icyo bisobanuye. Nzi icyo bisobanuye. Ikubwiye ati Joyeuse mwana wanjye ngwino. Ndi karukuri kundi kuruhira kuri isi. Nubundi niyo nzira niwo muruho. Joye umaze kugera ku rwego rwiza cyane mu bintu bijyanye na entertainment ndetse abantu baranagukunda. Joye ndi gute ujera iyi public iri hano hanze ko mba mbona ari ibintu bitoroshye cyane? Ngasigaye ari muri sinema. Ngo njera gute? Ya kujera iyo tuvuze kujera urabona abantu nkamwe uri umukobwa. Sibyo? Ni gute bino bintu bifatanya? Hari abantu baba guhamagara ndagukunda kandi we abenshi bakaba ari n'abasore niko nekereza bakakubwira ati Joyeuse turagukunda. Ibi bintu ubasha kubijera gute ko nzi yuko akenshi iyo umusore aguhamagaye akubwira ati Joyeuse ndagukunda ukavuga ati mbese ugashaka kumera nkaho umubwiye ati oya umusubiza gute ko nzi ko yahita kuvaho? Iyo umbwiye kunkunda ndakubwira ati urakoze nanjye ndagukunda. Ubukomeje umubwiye ngo urakoze akubwiye ko urakoze nanjye ndagukunda. Joye nkunda abantu bankunda. Harya indirimbo zawe harya zica kuri Slim Jesus? Slim Jesus ni ntago zica. Indirimbo zanjye zisigaye zica kuri Juwayezu wajuno TV. Kuki indirimbo zawe zose zibushize zagaragaraga kuri yindi channel? Nuko atari yanjye nyine. Nuko okay niyo yanzamuye. Ya channel niyo yanzamuye. Of course nta kintu urageraho urinde ngo ya nyine ira channel niyo yanzamuye kandi niho hasohokeraga indirimbo. So rero ntago tuki. Ubu ngubu karafashwe nago karafatwa.
kandi kari mu nzira iyo nta kintu uragera indirimbo zawe zica ahandi ariko iyo wakigezeho zica hehe uzi impamvu se ntago bari abantu twatandukanyijwe n'ikiza iyo dutandukana nyine ntago twatandukanye kubera yuko nakubwira gute nyine twaratandukanye nta nubwo twatandukanye kubera yuko nabaye umukire habayeho gushwana habayeho ikibazo urumva ariko icyo kibazo n'ubundi ntago bisobanuye ko icyo kibazo cyadutandukanya burundu buri kibazo nikiba uzagenda ukereka imana niyo byose noneho nikiba kizaba cyabaye nawe uzagenda uhangane n'ibyawe ntuzigere uterwa ubwoba n'uko umuntu akwambuye ibyawe wavunikiye ahubwo ufite amaboko n'umunwa genda wongere ukore nyuma y'aho mutandukanye hari ingaruka byakugizeho ingaruka ubona umuntu wakuzamuye umuntu ukuba hafi muratandukanye ugitangira kwikorana hari ingaruka ubona byakugizeho cyangwa byageze ku muziki wawe so navuga ko nta ngaruka byangizeho kuko turi kumwe imana yari ihari tunatandukanye imana nabwira ahari kandi uracyakora niho nabona n'ubundi mivasi ugiye gukomeza kuyibajugunyamo ngenda cyakora kubera abantu urumva ndi kumwe nawe nari mfite abantu kandi aho dutandukaniye abo bantu ntago bagiye ngo banyange nabo baracyahari mugihari nanjye ndahari bibabwira ubareba neza ubabwiye ngo mugihari bafana banjye mugihari nanjye ndahari buri wese unkunda agihari of course nanjye ndahari urabatamo ndabatamo filime ukora harimo filime zawe hari izo nkora zica kuri channel yanjye ubu ndi gukinira kwa Regisi no kuri channel yanjye zinyuraho of course twakinye filime yitwa ikibazo nuko mu mutwe juwayezu yafurayinze ni ukuri kw'Imana narayibagiye ubu ngubu n'abafana bawe nta nubwo wanababwira ati iyi filime ndimo ndakina ahangaha bimeze gutya noneho birasaba kujya kuyireba uko yitwa reba iyo filime kabisa ariko kwa Regisi Juwayezu ameze neza Juwayezu na Regisi nabonye ari ibintu byiza cyane muraryoshye uriya mukobwa niba bamwita Queen muri kumuca inyuma bihambaye cyane umukozi wo mu rugo reka nkubwire Juwaye iyo umuntu avuze umukozi wo mu rugo ni iki wumva